kigeze abigishwa ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Haleluya. Nubu twaje gusenga duhuje umutima kugira ngo Imana itugabire. Haleluya. Twabonye abakozi b'Imana baturutse i Kigali, abaturutse Kabeza, baturutse ku Kineko kugira ngo tugabane ibyiza by'Imana. Petero arahamya kuko yaramaze kuzura umwuka wera. Muri icyo cyumba bari barimo umuriro w'umuriro waraje, bose bavuga mu ndimi. Abari baje mu minsi mikuru bose baraturutse imihanda yose za Arabiya, za Ethiopia, ibihugu byose byo ku isi, Abayuda aho bari bari bose bumva ko bavuga mu ndimi zabo. Baratangara cyane, baravuga ngo abantu ko tuva bavuga mu ndimi kandi n'abanyagalilaya byagenze gute? Ariko umwuka wera yari yamanutse. Haleluya. Petero avuga ati bagabo bene data b'Abayuda, ndagira ngo mbatangarize ko uyu Yesu mwabambye mukamwica kandi yarabagiriye neza, yarakoraga ibitangaza, yarahumuye impumyi, yarakijije abembe, yarazuye Lazaro, mukamwica. Uyu ni utuma tuvuga mu ndimi. Haleluya. Ndagira ngo mbatangarize ko umwuka wera atuma duhamya Yesu, tukavuga imbaraga za Yesu, tukavuga ko Yesu yatugiriye neza, tukavuga ko Yesu yadukijije, ko yatuvanye mu byaha, ko yatuvanye mu businzi, akatuvana mu buraya, akatuvana mu gukubita umugore, akatuvana mu byaha byose. Myaka 50 birashoboka nawe. Ni mu bantu Yesu yagiriye neza. Petero amaze guhamya, ariko mwe ko ari wa Petero wahakanye Yesu. Ni wa Petero wabaje Yesu ngo ko waduhamagaye uzaduhemba iki? Yumvaga azaba premier ministre. Ni wa Petero wari mu mubiri wabwiye Yesu ngo ababwiye urupfa agiye gupfa. Petero aramwinginga ati mbabarira rwose, widusiga twenyine, twasigara he ko twatuzi kuzaba umwami wacu, ukaduha imyanya myiza, tukaba abantu bakomeye, none ibyo ntuwongere kubivuga. Yesu aramubwira ati mva inyuma Satani. Nuwo Petero warimo guhamya, arahamya. Nuwo Petero na Yakobo wajyanaga na Yesu bagiye gusenga. Ijambo ry'Imana twabyumvise, hanyuma barasinzira. Yesu abaza Petero, niwe yabajije wenyine ngo Pete, koko nawe unaniwe gukanguka isaha imwe ngo dusengane? Nuwo Petero wari umuhamya, avuga ati bagabo bene data rero, uyu Yesu wapfuye, uyu mwishe, niwe utuma dukora ibi ngibi, niwe utuma twemereye yuko azaduha umwuka wera n'isezerano. Aratangira avuga ijambo ry'Imana, avuga mu isezerano rya kera, avuga mu hanuzi Yoweri ukuntu abantu bazaba mu isi y'imperuka, bazaba bahanura, abasore bakazarota. Ibyo byose biranditse. Arangije arababwira ngo nimwihane. Abantu 3,000 barihana umumaro w'umwuka wera. Ndagira ngo mbatangarize ko rero Yesu yangiriye neza, amagakiza, angira icyaremwe gishya, ndahindukira rwose. Kandi guhindukira n'ubwo mu kuva mu byaha, nuko warebaga aha ngaha ugahindukira ukareba hariya, ugahinduka rwose ukaba icyaremwe gishya. Wakubitaga abarokore, wakubitaga umugore, uwabafungaga. Rimwe rero nigeze kujya kubafunga, hanyuma pandagarije isanga nige wateye ikibazo, nasinze nanywe iza yose. Imana yababwiye ngo nimusenge muraza kubona ukuboko kwanjye. Hanyuma pandagarije umupolisi waruje abarijya ajya gufunga, ndaramo s'il vous plaît. Narayemo, ariko ubwo natangiye kubivuga uko ndi gutanga ubuhamya nakiriye agakiza, mbere nabona ari kujya kubivuga ngo mbwira abayobozi ngo baraye bafunze kubera ubusinzi. Ndaramo. Ndashimira Yesu rero wampaye agakiza, akama n'umwuka wera. Haleluya. Akangiza n'indwara y'umugongo,